Reka dukomeze na episode ya 4 ndetse banze nabiseguraho kuba natinda kuyibahereza. Nari maze iminsi ntameze neza ndetse muribuka kanga twasize umusore wacu Benny, umusore uva muri Riyanga group ari we Riyanga, ariko yamubwira ati we nta kindi kintu ubashe kuba washobora usibye kuba uri umusabirizi, atugomba kuba wabana n'umugore wawe aho ngaho wenyine. Ubwo bari aho ngaho bose batangiye kuba bamuseka. Umusore wacu Benny niko kuba yatangira kuba yabara ati rimwe, ati kabiri, ati gatatu ndabara. Undi muntu yageze ahangaha niko kuba muri ako kanya hari umuntu watangiye kuba yakinjira muri aho ngaho mu kirori bari barimo. Ubwo barakwereka muri ako kanya nta wundi wari winjiye muri icyo kirori, yari wa musore wacu Fabrice aho ngaho. Ubwo Riyanga kuba yamubona niko kuba yavuga ati Mr Fabrice atura ahangaha, ati niki kikuzanye ahangaha? Ubwo niko kuba yamubwira ati Riyanga niko kubwira Fabrice ati ubu ngubu njye nazanye amadokima, ati se twaba twasinyanye n'amasezerano. Ubwo Mr Fabrice cyangwa se nyakubahwa Fabrice niko kuba yatangira kuba yamubwira ati kampani yacu ya Ben Group yanze amasezerano na kampani yanyu, ati nta masezerano dushaka, ati twebwe ati ntago twafatanye namwe kuko uri kuba washinjwa kuba twanyereza imitungo ya leta cyangwa se kurya ruswa. Ubwo ngubwo niko kuba yamubwira ati niba utabyumva ati banza urebe kuri telefone yawe. Ubwo Riyanga ahangaha niko kuba yatangira kwisaka mu mufuka, arangije atangira kureba kuri telefone yiwe asanga ku mafaranga yiwe hatariho zero. Ubwo ngubwo niko kuba yavuga ati ibingibi ntago bishoboka, ati amafaranga yanjye. Ubwo ngubwo niko kuba yahita yikubita aho ngaho. Ubwo ngubwo niko kuba bamwegera baravuga atarafetinze muri mwahamagara ambulance. Ubwo barakwereka Fabrice wacu abashije kuba yasoza ibyo yarajemo. Ubwo ngubwo yari ari kwitegereza bari aho ngaho, agiye kuba yagenda mukuru wa Ben Christian atangira kuba yamuhamagara, niko kuba yamubwira ati nanjye ndi Christian from Ben Group, ati se twaba twakumvikana ati tugasinyana amasezerano. Ubwo muri ako kanya Fabrice yabanje kwitegereza Ben wari uhagaze aho ngaho ku ruhande. Ben nawe niko kuba yareba hasi, arangije yamukorera ikimenyetso cyo kuba yamubwira ati reka ati va kubaswa, ati reka umuswa. Ubwo ngubwo Fabrice nawe niko kuba yamubwira ati kampani yacu ubu ngubu iri ku rwego rwa yonyine nta bufatanye dushaka. Ubwo ngubwo abari aho ngaho bose niko baba bavuga ati ariko ubundi CEO w'iriya kampani ariwe Ben ubundi abahehe? Ubwo umugore nawe niko kuba yatangira guhindukira abaza umugabo wiwe ati atariko sheri atubikoze gute biriya, ati kugira ngo Ben Group ibe yakanga gusinyana amasezerano na Riyanga Group. Ubwo Ben niko kuba yatangira kuba yamubwira ati ntago mbizi, ati ngewe ati icyo nubona ko nuko bari batwitayeho nabi, ati kandi bagombaga kuba babiryozwa, ati ngewe nta ruhare mbashe kuba nabigiramo, ati nibo bitwaye nabi, nibo babashije kuba babigiramo uruhare bwabo. Mwibutsa kureba neza nuba waradukoreye subscribe, nuba utarayikora ube wayikora, ndetse ujye no muri comment ubashe kuba watubwira ukuntu uri kumva kano gakuru. Nubasha kuba wakishimira ukande like, nikaza kuba kakunezeza uze kuba wagasharinga kuri bagenzi bawe nabo babashe kuba bakirebera inkuru. Barakwereka muri ako kanya papa w'umusore Benny ndetse na Christian yahise agera aho ngaho. Ubwo umugore yari ari kuba yabwira akana kiwe ka Elisa ati buri gihe ujye uhitamo uruhande ruzima kandi ujye ugira ubumuntu mwana wanjye. Ubwo ngubwo amaze kubona papa w'umusore niko kuba yahaguruka mu rwego rwo kuba yamwereka ko amwubashye. Ubwo papa wawe niko kuba yababwira ati ibingibi byabaye ryarira, ati wowe ati Ben nkurikira ahangaha, ati wa mwana w'igisebo we. Barakwereka papa ahangaha ntabwo yari yakababariye umusore we cyangwa se ngo babe babyumvikanaho. Ubwo yamuzanye ahangaha muri ofisi yiwe ngo babe bagira ibyo baganiraho muri ako kanya. Ubwo barakwereka papa Ben bageze ahangaha mu biro byo yatangira kuba yabwira umuhungu we ati ndatekereza cyangwa se ndabona wabashije kuba wagaruka mu gihugu cyacu. Ubwo umusore nawe aho ngaho niko kuba yamubwira ati se wari uzi ko ntazagaruka nyuma yo kuba wanjugunya? Ati wakekaga ko ntazaba nakura ngo ngire ubuzima bwiza? Ubwo papa we niko kuba yatangira kuba yamwitegereza aramubwira ati mwana wanjye ibyo wakoze nawe ni amakosa, ati kandi uriya mugoroba cyangwa se uriya munsi
ati wabashije kuba wambabaza, ati wowe ntabwo wabyumva, ati kuko uracyari mutoya. Ubwo Ben niko kuba yatangira kuba yabwira papa we ati se ikirego cyo kuba mwakurikirana umuntu wabashije kuba yakica mama mukigeze hehe? Ubwo papa we niko kuba yamubwira ati mama wawe yabashije kuba yakicwa n'indwara. Ubwo Ben niko kuba yamubwira ati ariko igihe nakubwiriye n'ubundi wowe ntujya ubasha kunyumva, ati nakubwiye ko mama atabashije kuba yakicwa n'indwara ari abantu bamugiriye nabi. Ubwo papa we niko gutangira kuba yamubwira ati reka guhangayikishwa n'ibyo bintu, ati kuko mama wapfa njye nari impibereye kandi wowe wari uri mu kabari uri kumwe n'abagore. Ubwo Ben nawe niko kuba yatangira kuzamura ijwi hejuru imbere ya papa wiwe amubwira ati ariko papa, ati ubundi wanyirukanye mu rugo wirengagije ko ndi umwana wawe? Ubwo papa we niko kuba yamubwira ati ariko nubwo nakwirukanye nanjye uriya munsi byarambabaje, ati kandi mba mpangayikishijwe nawe. Ubwo Ben nawe niko kumva amagambo papa we ari kuba yamubwira arangije abasha kuba yatuzamo. Ubwo papa we niko kuba yamubwira ati ubundi wowe wumvaga biri buze kuba byagenda ute ubwo mama wawe yapfaga udahari? Ubwo Ben nawe niko kuba yamwitegereza ati ariko papa ntabwo wakagombye kuba waranyirukanye muri ruriya rugo, ati wari kureka nkabanza nashyingura kuri mama, ati nubwo ntibuka ukuntu byaje kuba byagenda. Ubwo muri ako kanya papa we niko kuba yatangira kuba yamuhana nk'umubyeyi amubwira ati hagarika kuba wavuga ayo magambo, ati ntabwo nshaka kuba nayumva muri aka kanya, ati wowe icyo wakoze kwari uguhunga ndetse ukagenda utsiza ahangaha mu rugo na mukuru wawe, ati se hari ikindi wari ushoboye mwa kariya kanya? Ati kandi ikindi nagombaga kuba nagutoza kuba umugabo cyangwa se ukaba wagira umuco ndetse ukabaho uhamye. Ubwo Ben niko kuba yamubwira ati papa, ati reka nigendere n'ubundi nta na rimwe wowe wigeze unyizera, ati nta na rimwe wigeze unyizera habe na rimwe. Barakwereka ahangaha umugore yari ari kwikinira n'umwana wiwe ndetse hari uwaje basatira aho ngaho. Ubwo barakwereka ahangaha muri ukadutangira inkuru hari umusore wari ugiye kuba yashyingiranwa na Alice ahangaha, kumbe bari bamwise James. Ubwo James yaragarutse atangira kuba yabwira Alice ati wemeye kuba wahana divorce n'uriya mugabo wawe, ati nakibagirwa ibintu byose. Ubwo Alice niko kuba yatangira kuba yamubwira ati ibyo ngibyo ntabwo byashoboka, ati nta n'umunsi n'umwe bizigera biba, ati ariko reka nkwibutse, ati ugomba gukomeza kuba wampamagara anti wawe kuko uri umwishywa wanjye. Ubwo muri ako kanya James niko kuba yamubwira ati atari kuribuka ko washyingiranwe n'umugabo w'umusabirizi kandi ngiye murushya ibintu ibyo ari byo byose mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ubwo akana ka Elisa aho ngaho niko kari kumwitegereza umusore ibyo ari kuvuga. Ubwo James akomeza kuba yabwira Alice ati wesiga umugabo uze twongere twibanire. Ubwo Alice niko kuba yamubwira ati nakubwiye ngo njye ndi anti wawe, ati wowe uri nephew wanjye. Ubwo James niko kuba yamubwira ati ariko wigerageza kwirata aho ngaho, ati gabanya ubwishongonozi, ati ejo cyangwa ejo bundi wabona muri kuba mwarara mu biraro kubera ko washakanye n'umusabirizi. Ubwo Alice nawe niko kuba yatangira kuba yamubwira ati nta kintu na kimwe naburanye umugabo wanjye. Ubwo James niko kuba yatangira kuba yamubwira ati atari ko umugabo wawe ni umusabirizi, ati ni imbobo, umva amagambo ikigabo cyari kiri gukoresha ahangaha disi atanejeje. Ubwo ngubwo umugore nawe niko kuba yamubwira ati wese sinkuzi, ati kugerageza gushimuta umwana wanjye mutoya, ati ukabasha kuba wamunjyana. Ubwo ngubwo cya James niko kuba cyamwitegereza kiramureba kiramubwira ati uyu mwana yagombaga kuva mu buzima bwanjye kuko yari umuzigo kuri njye, ati kandi uribuka neza ko nakubwiye ko nta kipe zitangira gukina, buri kipe ifite imwe ifite igitego kimwe. Ubwo umugore niko kuba yamubwira ati rero hagarika kuba wavuga ngo umugabo wanjye ni umusabirizi kuko arakurenza inshuro 1000 zose. Ubwo ngubwo niko kuba cyakongera kuba cyamubwira ati ndakuha andi mahirwe cyangwa se ndabasha kuba nagusubiriramo bwa kabiri, ati ho divorce umugabo wawe uzembe naguha amahirwe ya kabiri dukundane cyangwa se dushyingiranwe. Ubwo umugore niko kuba yamwegerera amubwira ati umugabo wanjye wimugereranya nawe, ati kandi nta n'umwe ahuye nawe muri mwebwe atarihariye. Ubwo ngubwo barakwereka Ben yari arimo agaruka, akana niko kuba kahaguruka karamubwira ati papa wanjye ni superhero kandi nta hantu ahuriye nawe. Ubwo ngubwo Ben niko kuba yatangira kuba yakiyumvira ati aba ngaba nibo babashije kuba banyizera mu bantu bose. Ubwo James niko gukomeza abwira umugore ati
ati n'ubundi uriya mugabo wawe njye simukunda, ati njye nawe ntitwemerana habe na gato. Ubwo ngubwo umugore yari ari aho ngaho, akana ka Elisa gakomeza kuba kamubwira ati gute ubundi umusazi nkawe, ati cyangwa umuntu ubana n'ubumuga bwo mu mutwe yari kubana na mama. Ubwo ngubwo ikigabo kuba yakibwira gutyo gitangira kuba cyarakara, gitangira kuvuga ati ni gute watinyuka kuvuga gutyo wagacurama gatoya we. Ubwo ngubwo niko kuzamura urushyi kigiye kukakubita umwana. Papa w'umwana baraje aragifata, niko kuba yarangiza gisunika aho ngaho, arakibwira ati n'undi munsi. Ubwo ngubwo niko guhindukira abwira umugore n'umwana wiwe ati mureke twivire ahangaha twigire mu rugo, ati ndabona ibyahangaha ntari kubasha kuba namenya ibyo ari byo. Ubwo umugore wiwe nawe niko kuba yakikiriza, disi yikundiye umusore ahangaha nta kintu yitayeho, atitaye kuba nta kintu afite cyangwa se abantu benshi bamubenga ngo ni umusabirizi. Ubwo nuko nguko famiye Ben yavuye aho ngaho. James niko kwakora ati Ben, ati ibingibi ntabwo birangiriye ahangaha, ati tegereza wowe uzabona, ati uzabona ibyo nzabasha kuba nagukorera. Barakwereka ahangaha Ben yahisemo kuba yakitahira we n'umuryango wiwe, ndetse barakwereka ahangaha bari babashe kuba bagera mu rugo. Ndetse muri ako kanya bamaze kuba bagera mu rugo, hari uwatangiye kuba yahamagara Ben. Ubwo kumva ahangaha wari uhamagaye Ben yari Fabrice. Ubwo niko kuba yahamagara ati nyakubahwa Ben, ati umuyobozi wa Classic Club ari we Dizzy arashaka kuba yakubona muri uyu mugoroba, ati kandi ni iby'ingenzi ugomba kuba waza muri iyi nama mukaba mwavugana. Ubwo Ben niko kuba yabeshye umugore wiwe ati hari ikintu nibagiriwe mu rugo, ati ngomba kuba nasubirayo vuba nkajya kuba najya kugitora. Disi nayo kuba yakumva umugabo we vuba, niko kuba yamubwira ati huta ariko wiyiteho. Ubwo umugabo niko kubanza kwitegereza umwana wiwe cyangwa se umwana w'umugore wiwe warangije arasohoka aragenda. Barakwereka ahangaha Fabrice yari amutegereje, aramubwira ati nyakubahwa Ben, atumeze ute, ati ahangaha, ati imyenda yawe iratunganyije mo ahangaha. Ubwo Ben nawe niko kuba yamureba aramwitegereza, aramubwira ati reka tuve aha hantu tugende, ati ntabwo nshaka ko umugore wanjye asohoka akaba yansanga ahangaha. Ubwo ngubwo Fabrice niko kuba yakikiriza, arangije aramufungurira, aramubwira ati ngaho injira indani tube twava ahangaha. Kumbe barakwereka umugabo amaze kuba yava mu rugo. Umugore nawe yahise yakira telefone muri ako kanya, arangije yumva ni umuyobozi wiwe Dizzy uri kuba wamuhamagara, aramubwira ati muri uyu mugoroba dufite kwakira umushyitsi mukuru ndetse ni nawe CEO wa Ben Group, ati urumva ugomba kuba wahaboneka mu cyumba 302, ati ukaba wahaba ukaba wamufasha, ati kandi uze kuba wamuha serivisi nziza ku buryo ari buze kutayishimye, ati kandi atwemereye ibyo turi buze kuba twamusaba. Barakwereka umugore yatangiye kuba yamubwira ati se ko umugabo wanjye amaze kuba yagenda, ati kandi umwana akaba ari wenyine washatse undi muntu mu bantu dukorana akaza kuba yangira mu nshingano. Ubwo umugabo aramubwira ati muri uyu mugoroba nutabasha kuba waza ngo ukore ibyo nkubwiye, ati ntuzagaruke mu kazi kacu. Disi umugore mbanza yarakoraga ahangaha mu kabari kaba VIP ndetse ari uwo gushimisha abagabo. Disi umugore kandi mwibuke neza ni nawe wari warafashe inshingano zo kuba ati ntaza kuba nagukubita. Ugakana niko kuba kasunika umuseriveri arangije atangira kuba yagafata akana akabwira ati ubu ngubu ngiye kuba nagusohora ahangaha wagacurama gatoya we, ati uri kuba wanyumva ibyo ndi kuba nakubwira. Ugakana niko kuba kanga se umuntu naje kuba nahurira nawe ahangaha ari hehe. Ubwo barakwereka umuseriveri nawe wacu wari uranga yatangiye kuba yakanda umwana, amubwira ati gute watinyuka kumbeshya ngo ugiye guhamagara papa wawe, ati kandi n'amaso yawe n'amenyo yawe bigaragaza kuri kumbeshya. Ubwo muri ako kanya Ben yarahageze. Ubwo ngubwo akana ka Elisa niko kuba katangira kuba kabwira Ben ati papa, ati dore uyu mugabo niwe washatse kuba yamhohotera, ati yahereka yari kuba yamhohotera, atamwita umusabirizi cyangwa se agacurama gatoya, ambwira ko na papa wanjye ari umusabirizi. Ubwo umuseriveri wacu wari uri ahangaha nawe yari afunze mu mutwe cyangwa se yari afite igishoro, bwatangiye kuba yabwira umugabo ati gute watinyuka kuba wowe waza kunkanga ahangaha, ati wowe icyo ndi cyangaha, ati ngiye nagusoramo ahangaha ntangire n'umuntu umenya ahantu wanyuze. Ubwo ngubwo Ben niko kuba yatangira kuba yamubwira ati gute watinyuka kuvuga amagambo nk'ayo,
ubwo umuseriveri niko ko yamubwira ati nubwo wazana n'umuryango wawe nawushota ingumi n'imigeri. Agiye kuba yamukubita ingumi, Ben niko kuba yamufata arangije ukuboko arakuvuna. Seriveri atangira kuba yataka aho ngaho ari guhamagara mama wiwe na mukecuru wiwe. Ubwo akana ka Elisa kari gufana aho ngaho kari kuvuga ati papa wanjye ni superhero, ati urabona ko papa wanjye ari Muhammad Ali, ati ashobora kuba yaporoka ibipfunsi byawe 200, ati papa ni champion. Ubwo seriveri niko kuba yatangira kuba yavuga ati kanze mpamagara itimu yanjye cyangwa ikipe yanjye ibe yaza tube twakurwanya. Barakwereka umuseriveri muri ako kanya ari kuba yahamagara umuntu uza kuba wamufasha ari guhamagara abasekirite. Haje manager we watangira kuba yamutungira agatoki aramubwira ati manager, ati dore uyu muntu cyangwa se umusabiriza ari kuba yateka imitwe hano mu kabare kacu. Manager we yatangira kumutunga urutoki, yatangiye kuba yagira ubwo atangira kuba yashota nki wa museriveri wari uri aho ngaho. Atangira kuba yamubaza ati ariko abantu ni mu cyubaha, ati gute watinyuka kuba wakwita boss wawe cyangwa se umuntu uguha akazi ngo ni umusabirizi. Ubwo manager yari kuba yamubwira ati ayo magambo yawe uri kuba wakoresha aha ngaha, ati ntago nyashaka, ati niba wanigeze ukubita umwana w'urushyi, ati nubwo mwagurisha iwanyu cyangwa se famiye yazanyu zose zikiteranya zikagurisha ibyo zitunze, ntibyabona uko zisaba imbabazi uyu mugabo. Ubwo ngubwo umuseriveri amaze kumva amagambo ya manager wiwe niko kuba yapfukama imbere y'umugabo Ben aha ngaha amubwira ati ndakwinginze mbabarira, ati babarira akanwa kanjye kwa kasohoye amagambo atari meza imbere yawe, ati kandi ubasha kuba wanyumva ko ndi kuba nagusaba imbabazi. Ubwo Ben nawe yari ari aha ngaha atangira kuba yamubwira ati gute yatinyutse kuba yavuga ngo yashota umuryango wanjye imigeri. Ubwo ngubwo manager nawe niko kuba yamubwira ati haguruka aho ngaho. Ubwo Ben niko kuba yatangira kuba yahamagara manager ari kuba yamubwira ati se uyu muntu mwamunyirukanira. Manager niko kumubwira ati jya gupakira ibintu byawe uva aha ngaha. Akana niko kuba katangira kuba kabaza papa wako ati papa uri muntu cyubasha kuba wakirukana umukozi. Ubwo Ben niko kuba yaca bugufa abwira akana kiwe ati mwana wanjye urabizi ndi superhero, ati so ukunda kuba wanyita superhero, ati rero ngomba kuba nakora ibyo intwari ziba zigomba gukora. Ubwo barakwereka umwana atangiye kuba yabwira papa we ati nanjye ndashaka kuba naba nkawe papa. Ubwo mugabo niko kuba Ben yahaguruka atangira kuba yabaza akana ka Elisa ati Elisa kubera icyo uranga wenyine, ati mama wawe wamusize he cyangwa mama wawe ari hehe. Ubwo akana niko kuba kamubwira ati mama ari aha ngaha ari gukina imikino y'abana aha ngaha, ati kandi mama urabizi akora amanywa nijoro kugira ngo abashe kuba yatwitaho. Ubwo ngubwo manager nawe niko kuba yatangira kwikiriza. Ben niko kuba yamubwira ati manager wowe bucunguye umwana bwa mbere, ati ngiye kuba nabanza gukemura ikibazo kiri aha ngaha mbanze nshake mama w'umwana ahantu ari. Kumbe barakwereka Alice mama w'umwana aho yari yicaye ndetse ategereje umukiriya bamubwiye ngo abashe kuba yakinjiramo aha ngaha. Ndetse situbizi neza niba uyu mugore yigurisha cyangwa se hari ikindi kintu akora muri aka kabari cyangwa se club. Barakwereka muri uwo mwanya boss we Dizo yarinjiye atangira kuba yamubaza atari Alice, ati gute waje aha ngaha muri club wambaye gutyo. Ubwo umukobwa niko kuba yamubwira ati ariko ntabwo naje kuba nakicuruza, ati naje mu kazi bisanzwe. Ubwo Dizo niko gutangira kuba yamubwira ati atari ko umukiriya dufite urabizi ko ari uwimena. Alice niko kuba yamubwira ati njye ndumva ntari muri mood y'akazi uyu munsi uri kuba wanshakira, ati reka mbe nakigira mu rugo. Ubwo Dizo niko kuba yaca bugufi yicara aho ngaho arangije afata ikirahure cya wine yari arimo kunywa atangira kuba yabwira umugore wacu cyangwa se umugore uri aha ngaha Alice ati urabizi abantu benshi bashaka aka kazi uriho, ati n'uyu mwanya ndetse barawushaka. Alice niko kuba yamubwira ati se boss, ati ntabwo ndasobanukirwa ikintu ushaka ko mba nakora kuri uyu mugoroba, ati kandi ikindi nakubwiye ko ndi kumva ntameze neza sinzi niba mwanyihanganira nkaba nataha. Ubwo barakwereka aha ngaha Alice yari atangiye kuba yasohoka ari kuvuga ngo atahe. Boss ya Dizo niko kuba yamuhamagara aramubwira ati ariko mbere yuko utaha reka mbashe kuba nakubwira ikintu kimwe, ati nakubwiye ati akazi uri aha ngaha, ati urabizi ko abantu benshi bagashaka, ati kandi icyo ndi kuba nakubwira si mbere yuko agera aha ngaha uze kuba wahinduye imyenda, ati kandi nutaza kuba wabikora ati ndaza kuba nakirukana igihe cyari cyo cyose mbashe kuba nabikenera, ati uranyumva neza. Ubwo umugore Alice niko kuba yakiyumvira ati ntago nabasha kuba nakirukanwa kuri aka kazi ndagakeneye, ati kuko nkeneye kuba nakita ku mugabo wanjye ndetse n'umwana wanjye Elisa.
disi haracyabaho abagore cyangwa se abakobwa bagira imitima ikomeye. Ibaza ko uyu mukobwa yavuze ati sawa ngiye kuba nabikora, ati ngiye kuba nacenjinga imyambaro yanjye. Ubwo boss Dizzo niko kuba mu bicyangaha. Ese araza kuba yahura n'umugabo wiwe? Dukorere subscribe utazacikwa na episode izakurikira, ndetse ubashe kuba wadukorera comment na like, uze kuba watubwira ukuntu uri kuba wabona iyi nkuru muri comment, nuza kuba wayishimira uze kuba wayisharinga kuri bagenzi bawe. Ese muratekereza bizarangira gute? Biraza kurangira bahuye?